usa na Sasha. Wowe usa na Charles kubwo buhamya witangiye ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yewe Revera Prophet Ernest Nyirinde ndakubatiza mu izina ry'Imana Data wa twese na Mwana na Mwuka Wera. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kwizera ngongejwe n'amaraso ya Yesu masa, nejejwe na Yesu Kristo watunganijwe n'amaraso, ahubwo yakuhagije amaraso wowe muswi ubwo uhamya witangiye ukizera Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yewe Revera Prophet Ernest Nyirinde ndakubatiza mu izina ry'Imana Data wa twese na Mwana na Mwuka Wera. Amen. Nta kibazo muzavuze kasi. Wowe abishuti shati ubwo uhamya witangiye ukizera Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yewe Revera Prophet hindukira urebe harakora mu kanwa na Mwana na Mwuka Wera. Amen. mbabarira cyane mwana kuvuga ngo buri nguni umere ute Kamaro? Umere ute? merewe neza, ndashima Imana. Njyaye mu buryo bw'umwuka, njyaye mu buryo bw'umwuka, umukobwa wanjye abyawe mu buryo bw'umwuka. Yego. ubu ngubu ndashima Nyagasani. Umbi imbaraga za buri munsi, narabatijwe mu baporo. Ndashima Imana ko nabatijwe. Yego. Nabatijwe nkiri umwana muto. Ubu warabatijwe? None umukobwa wanjye nagiye kubatizwa. Yego. Ari muganga yuramubona akamufashe neza. Buri nguni azajya buri munsi, azadamira muri byo byose, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano yamaye. Ubyumva? Uwiteka adufashe. Mubyizi Imana yavuze byose, nakiruta igiko Yesu ankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Yobye nkamushavuza, nareka kunkunda
subizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe nishimiye ko Yesu ankunda cyane arankunda Yesu arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye ndeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubaza niribanya nti Yesu niki cyakundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye Yesu kuncunguza urupfu rubi ndabizi neza nanjye ndamukunda nkamushima nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye niyo namuzaga ariko arahura nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi Yesu arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye uri ngo nubwo uri umusambanyi ngiye shakiranuka mu bisi no mu nanone uko mbishoboye bajya nguhibaza no kwifata ry'iryo zina rizamumurika no kwifata ry'iryo zina rizamumurika no kwifata ry'iryo zina wowe usa na Charles kubwo buhamya witangiye ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe yewe Revera Prophet Ernest Nyinde ndakubatiza mu izina ry'Imana Data wa twese na Mwana na Mwuka Wera amen. Hallelujah, hallelujah. Rusumba izuba kandi ikuzimu ndakugereza n'isi yacu indusha kurushure kinzererezi natacyakira mbese urukundo rw'Imana yacu wagereranywa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose
ari ubugome n'ukwima Yesu wambambiwe ku musaraba mubo yacungu jayo maraso ziyuko nanjye ndimo zajya ndirimba urwo rukundo ndukwiza mw'isi yose. ababatijwe mwese mwigire hino kugira ngo mufate ifoto n'umushumba mwese muze ku murongo reka mwarimu abereke uko muze ku murongo bamwe umurongo umwe imbere abandi gutyo kugira ngo ifoto bafate Aya sami Jena batije. murareba gutya hariya wirukira